uzarambwira umwana akavanamo akabahenera kro kutaza kwitita kuri TikTok birakunda TikTok reka ndebe reba TikTok naho ndiho ni Godfather mbabarira nibyanga noneho ndaguhamagara kuri telefone cyane nta miyaga Twitter reba jihad cyangwa ngewe na Rukundo ubona uhita joining your live ya Twitter reka Rukundo uramuntu muhamagare arambwiye ngo umuhamagare ngo manze muvugane nyuma ya live ngo hanyuma ngahite ngo ajya kuri live nta kibazo. Okay jihad uri kuyobora ikiganiro ndaje bon hanyuma rero Ruku karame njewe hano Clementina avuze yuko mwahereye Mutesi na mbere hose ibijyanye n'abagabo kuri TikTok ntabwo ndi mu muting ngo bikunde muraza kumwumva reka muhamagare twumve ibyo bintu by'amabanga mvugana nawe mu gikari ndanze ndamushyiraho mwumve ibyo bintu by'amabanga ngo muhamagare batanyumva niyitabe namwe mu byumve nibika ari kumbwira nyuma y'amarido ko atari kunyitaba ibyo bintu ngo muhamagare nyuma y'igikari muceceke mwumve uko byagenda kose kuba twarakoze inkuru z'abagabo ese we abo bagabo yagiye ashaka arabahakana nicyo cyaba ari ikibazo kuko umva Urukundo bwira ko kabo kampamagare ntabwo ari kwitaba mubwira ampamagare mubwire ampamagare nose ko atari kwitaba muhe ntuzamuhe voice note arabibona bro mubwire ngo itaba Godfather ako kandi muhamagaze namuvugishe muhamagaze indi ariko rero n'uwo mugabo uri kuzanira ntazi dukeneye uriya mugabo waguhaye amajwi wo muri Suwede tuye kuri muduzanire kandi ari wenyine guhaye niwe mama yake na muzara mama niwe gwe ja genda Rukundo nagukunze uyu niwe nyiri majwi niwe nyiri gutanga imipuri niwe nyiri gutanga video mama yake na muzara Kongo mutapinge screen hey mubwira mpamagare mubwira nyitabe nahangaha Rukundo ni wowe wanje uri umukozi w'Imana wa nyawe ariko Imana yikindi kuko yaje n'amateraniro yaje amateraniro ya reka ubu ngubu tugiye gushyira kugura Clementine mukenyera inguti ya muzizamure kuri kugiye kujya hagaragara amva jiha ukuri tugiye kugusuka hasi kwitaka musharinge live kuri TikTok Claude araje nubwo se ko mwivugisha nabahereza indi video murajyaye harahiye uretse gato kuri TikTok musharinge live indi video yandi arabahereza video arabahereza andi majwi noneho n'ay'ibiciro byo kugira ngo nicwe ariko kibarwa hanyuma amavideo yanda duhateye ate amavideo yandi muramwibariza arabitwibwira ariko abantu b'inyuma volume irahagije ra cyangwa tuzamure Jihad nakemetse around the speaker musharinge live kuri TikTok muramubaza icyo ari cyo cyose haleluya ndasaba kuri TikTok mutapinga screen kugira ngo bataza kutuvanaho niba ufite izo gift gira gutyo zirekurira umukozi w'Imana Godfather turi ku cyumweru ni mu mpereza ituro mugomba kumpa ituro kuko iby'Imana nabizanye ahangaha uyu munsi turavanga amateraniro turi muri kirite ya nijoro mutapote ubundi musharinge live nurangiza gusharinga live ni umwuka gusunika gukora kuri we goro muyikore reka nakabwana kintare bura kadufasha erega reka nkubwire bura no mu ijambo ry'Imana bamwe ntari inshuro nyinshi naho kabwana kintare mugakureho mugire nkumve musharinge none se Ezekiel yagiye kumuhamagara reka manza muhamagara itaba Godfather koko ngitaba Godfather ari kuguhamagara ntabwo uri gufata telefone mubwire ngo ndi kumuhamagara nimero yo muri Kongo sawa umuhamagara nta kibazo
muhamagare. Haleluya. Yego. Jangiye kumuhamagara ndaje musharinge basharinge space mwe muri kuvuga. Muhamagare. Okay, so nagarutse TikTok rero kubera muri abantu banjye mwebwe cyane ntabwo mwebwe ndi ba muting. Ntabwo nibanga abantu igihumbi nibanga ngiye kumuhamagara. Mpamvu mwebwe muri abantu banjye kuri Twitter bo bagira n'abanyapolitike X bo naba muting ariko mwebwe ntabwo ndi ba muting. Muri konti kabasha. umugabo wa mbere wa Pastor Mutesi witwa Ntaganda aramuzi. Hello? Hello. Yes sir. Bite. Nitwa Godfather amakuru. Ngo? Ni Godfather amakuru yawe. Godfather. Bana bamaze kuba nimero yanjye reka kwiraza Nyanza bamaze kuguhereza nimero yanjye. Mama uriya mugabo ngo niba Ezekiel aguhaye nimero yanjye mvugisha yakumbaza ngo ni Godfather wawe kandi bamaze kukubwira ko ngiye ugiye guhamagara. No, ntabwo Ezekiel yampaye nimero yawe. Ariko yakumbwiye. Ntabwo Ezekiel yampaye nimero yawe. Yego. Ezekiel yambwiye ngo hari umuntu umpamagara. Urakoze cyane. Ntabwo muzi rero uwo muntu umpamagara. Yego. Kandi ndabona mpamagaye na nimero yo muri Kongo. Nguhamagaje nimero ya nitwa Godfather amakuru yawe. Amakuru ni meza. Witwa Godfather. Yego. Please banza wumve neza nshuti yanjye. Yego. Hello? Ndakumva muvandi. Yego. Urampamagaye ndumva ntazi uko ibintu urimo mbwira Ezekiel ampamagaye arambwira ngo ari umuntu witwa Godfather ugomba kumpamagara. Je ntabwo nkoresha social media nzigiyeho. Yego. Nzigiyeho kubwo gushaka umwana wanjye. Gushaka umwana wawe? Urumva? Yego. Hello? Ndakumva. Ngiye kuri social media kubwo gushaka umwana wanjye Sharirene. Okay. Wumvise? Ndakumva. Kuko navuganye na nyina. Ngera nubwo mvugana n'umugabo ugiye kumushaka. Yego. Ndamubwira ngo nge nzagukonfaminga ko nta kabanyura yabyaye abana babiri. Yego. Ngewe nkabyara umwana umwe. Yego. Freddy akabyara uwundi. So ntago rero nkuzi. Yego. Urabanza unyibwire je ntago nkuzi. Umpamagaje nimero yo muri Kongo. Niba uri muri Kongo urabimbwira, niba uri Uganda Jewe ndi mu Rwanda. Umva. Yego. Ndi mu Rwanda amazina yanjye nitwa James Kanyarukato. Nkaba nkoresha Godfather izina rya papa mwita bya Ruhanga. Urumva iwacu na ahantu bita Ntungamo ariko ntuye Kigali ahantu bita Kabeza. Nkaba ndi umunyamakuru utarabigize umwuga. So urakoze turashaka gushira reka nkwibwire. Mbanze nkwibwire. Yego. Hari amazina aba kuri nimero ya telefone, hari n'amazina yanjye bwite yanjye. Nkubwire aba kuri nimero ya telefone, nkubwire amazina yanjye bwite. Mbwira amazina yawe bwite. Okay. Jewe rero amazina yanjye bwite. Nitwa Ntakirutimana Robert Patrick uzwi nka Dr. Firos. Muri kaminuza y'u Rwanda i Butare. Okay. Dr. Uranyumva ariko hano mfite ayandi mazina nkoresha. Ayo na ayahe rero? Ushaka no kumenya amazina? Nta kibazo. Ayo nkoresha nayo urayamenya, urayashaka nyakubwira? Nta kibazo. Nitwa Tumusime Patrick. Tumusime Patrick niyo ukoreshaho. Wacyumvise neza? Yego. So noneho uri mu kiganiro ntabwo uri mu kiganiro? Ndi mu kiganiro ariko ntabwo nari nakagushyizeho ngiye ndaza kugutenga. Utankira mu kiganiro tutari mu kiganiro kuko ntabwo nzi impamvu mpamagaye. Kandi nuvuga ngo impamvu nguhamagaye ni iyi ngiyi. Kandi yakubwiye ngo nimero turi mu kiganiro. Impamvu ni iyi ngiyi yatumye nguhamagara. Hari ikibazo cy'inkundura cya Mutesi Pasteur n'uyu mugabo
nibaza afite byinshi cyane Ezekiel Rukundo nicyo nshaka kugira ngo tuvugeho. Jewe rero kamubwire Godfather. Ego. Jewe ndi umupagani. Uri umupagani? Duhuje pasiteri duhuje imyemerere. Mbega nta rusengero ngira. Nanjye nuko. Umbwire ngo na screenshot na Pastor Mutesi namubwiye ngo unyereye mbuto ki, uranyerera mbuto ki ushaka guhemuka unciyemo kuko uzi ko wenda akazi nakoze katuma hari ibyo menywa. Okay, rero kugira ngo twihute kugira tuze gutinda kuko abantu nabasize ku barantegereje, tubwire imva n'imvano yaya majwi n'ara amavideo byagenze gute, iki kintu uragishyiraho uwuhe mucyo, no kugira ngo uze kurambura uranyemerera no gushyira live noneho utubwire imva n'imvano ubirambure. Winkira live kandi ntunkire live. Jewe ndi papa Sharirene. Sharirene n'umwana wanjye wa 37. Ufite abana 37? Sharirene n'umwana wa 37. Bisobanuye ko ntabwo ari we 37 kuko nyuma ye narabyaye nubwo mbyara n'impanga. Nuvuga ngo ni ufite abana bangahe burusange? No, banza wumve kuri ibyo. Nkubwiye ngo Sharirene n'umwana wanjye kandi n'umwana wa 37. Urakoze cyane. So reka nakumvishe rero tugaruke ku kibazo cya mukuru Sharirene, tuba tumushyize iruhande, tugaruke ku kibazo cy'aya ma video. Niyo hari ibyo warumbaje nashaka kugusobanurira. Yego. Jewe rero nagiye cyangwa natanze amajwi cyangwa wabonye ibyo Ezekiel yakoze, nije wabimuhaye. Yego. Uranyumva neza? Ndi kukumva. Nabimuhaye.